gusengera umuntu wavunitse azavuga ati no ibise byakiza, abishyire muri logique, abishyire mu bwenge bwiwe. Noneho rero niyo mpamvu ngo ubwenge bw'isi yabuhinduye ubusa. Ubwenge bw'isi ndashaka kubabwira ngo isi irashakashaka ubwenge, ahantu bafite za masters, bafite za PhD, bafite za doctora mu mashuri akomeye. Yego ibyo biga kenshi ni ibihangana n'Imana. Science, aba scientific benshi bakomeye nibo bariho baracura intwaro za nucleaire kugira ngo bohereze ku kiremwa muntu kibasenye. Uno munsi ibyo Russia iri gukora Putin ishingiye ku bwenge bw'isi, ishingiye kuri science. Rero mu ntambara ya Magedoni ntabwo nashaka kwigishaho igihe amahanga azaba ahindukire Isiraheli agataka kavuga ngo Uwiteka Imana izamanuka ikamenagura igatwika biriya bifaro ziriya ntwaro zikomeye, kuko iravuga ngo isubiza ubwenge inyuma bw'abanyabwenge, abarozi ikabateza ibisazi. Ndashaka kukubwira ngo ko umuntu afite ubwenge bw'isi ntabwo ari bwo bivuze ngo afite umwuka w'Imana. Ibyo akenshi bishaka kumuvangira. Abantu benshi muriga mugahura n'intyoza, mugahura n'abantu bafite ibitabo basomye ariko ntashobore kuba yagaragaza manifestation, nagaragaze gukora k'umwuka wera. Ahari umwuka w'Imana hagaragara imirimo n'ibitangaza. Mugiye kujya muza kuricano muhamya Imana ibyo yakoze. Hari abazabirwanya ariko wowe uzabuze icyo Imana yagukoreye. Ndiho ndahamya ko Imana yankirije imbaraga z'uburozi, ndiho ndahamya Imana ko yankirije umwuka wa karande w'ubutindi n'ubukene nifuzaga kurya ngo mpage. Uno munsi Imana yabikuyeho. Imana yankoreye ibitangaza. Nifuje kuryama ahantu ngo numve ko bwacya nsinzire. Imana yampaye aho kurara. Umva nkubwire, Imana yankoreye ibitangaza. Yanyirira indwara zirenga 5 ntabwo byagizemo n'abaganga. Imana yanyijije umuvumo w'amateka na karande. Iyo niyo Mana nje kukubwira. Nawe yakubohora, nawe yagukiza, nawe yagukura ahantu. Ndashaka kuvuga ku ntambwe imwe yaguhagurutsa ahantu. Tubonye abagabo 4 bari ababembe bicaye ku irembo hafi Samariya, barya ari uko babajugunyiye. Baraza bagashyira icyo kurya aho ngaho, mubembe akaza agatoragura akarya. Yego kuko akuraba ku mubembe yabagahumanye. Mu gitabo cy'Abarewe ngira ngo 29 biravuga ngo Imana ibwira Mose, ibwira amategeko y'ababembe, iramubwira ngo uzakura ku mubembe azabahumanye, azabagize umuze nawe. None rero umubembe azashyire azambara inzogera agenda yikomanga avuga ngo ndahumanye ni mumfungurire. Hanyuma atendeze umusatsi. Aba rero bari bicaye ku irembo ry'Isamariya bategereje kuba bajugunyira icyo kurya. Umva bari mu kato. Biravuga ngo umukene baramunina nta n'icyo utagira. Nibavuga ibibembe nturebe ibyaciye amaboko, nturebe ibyaciye amano. Ikibembe ni ikintu gitandukanye n'uburenganzira bwawe. Bibiliya avuga ngo iyo abaganije baramusuzugura umukene, ariko umutunzi nubwo ari umupfapfa agwiza inshuti. Avuga ijambo akavuga ati boss abo kafite ba interpreter basobanura igifaransa neza. Yego njya mbwira abantu ngo nta mugabo mububaho kereka udafite ifaranga, ariko afite ifaranga uko ameze kose aba mwiza. Yego mu yandi magambo ubutunzi ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bwacu. Ubukene buguhindura mubi kandi wari mwiza. Ubukene bukwambura ijambo uri umugabo ukabinganzwa. Ubukene abantu benshi bariyahura kubera imbaraga z'ubukene. Nibavuga ikibembe urebe ikintu cyose gutandukana n'uburenganzira bwawe. Indwara ikumaze igihe kirekire ni ikibembe. Yego
abandi mufite igisuzuguriro, mwumva mufite complex inferiority. Iyo uganirije abantu wumva usa nkaho umwaye. Bamwe n'abavu bajya guseka agashyiraho ikiganza kuki afite igisebo, afite ikimwaro. Satani amubwiye ngo ntago ufite mu kanwa heza, kandi Imana yakuremye mu ishusho yayo uri w'igikundiro. Icyo kintu rero cy'igisuzuguro nikikuvaho nawe urahagara ushira amanga. Ndashaka kuvuga ku ntambwe imwe, iyo ntambwe yaguhagurutsa ahantu ni intambwe yitwa ubumwe, unity, guhuza. Umugore n'umugabo bahuje lazima bagomba gutera imbere. Itorero rihuje umutima ni ngombwa ko imirimo n'ibitangaza bimanuka. Bibiliya ngo Petero na Yohana bazamutse bajya ku irembo ryiza. Bivuga Petero na Yohana ishusho ebyiri, Petero na Yohana. Bivuga Petero ibyo yakoraga ntabwo Yohana yakomplayiningaga, no. Petero na Yohana bari bahuje ubumwe, bari bariyeguriye Yesu, barazamuka bajya gusengera mu bumwe. Reka mbabwire, itorero ryubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Mpamvu muri kubona ibitangaza ari bike mu nzu y'Imana mubera nuko badahuje, bararwanyana. Abatumvikanye umwe agenda agatangira idini hariya, undi agatangira iriya. Abadepeni bahuje n'abangirikani, abangirikani bahuje n'abametodiste, abametodiste ntabwo bahuje ntabwo bihuje n'inkuru nziza. Gatolika abadivo barayita ngo ni inyamaswa. Kubera iki? Satani yashyizemo ingenga bitekerezo, ideology yo kudahuza. Kuko arabizi nibahuza isi irahinduka paradizo, noneho akaba imyiryane mu myemerere. Kubera iki? Ntabwo bigeze bahura n'imbaraga za Kristo, ariko intumwa zarahuzaga. Kamabwira ibanga rikomeye, kimwe gituma itorero ridahuza ni imigambi ya Satani ariko yahereye kera. Mwibuke itorero imaze kuzura umwuka wera bwa mbere, Petero akivuga ubutumwa 3,000 byarakijijwe. Bimaze gukizwa nyuma y'iminsi 2 bitanu bindi birakizwa. Please, harimo abagabo babaraga abagabo gusa, abana batabariwemo n'abagore. Noneho Imana ibongera abakiza buri munsi, ngo nta mukene wabagamo. Umva ijambo riri mu Byakozwe 4:2. Biravuga ngo bahuzaga umutima n'inama, nta mukene wabagamo. Ababembe bari bahuje umutima n'inama. Haleluya. Mana y'amahoro ibahe umugisha. Twongeye kubana kubw'ubuntu bw'Imana iratugaruye. Ndizera ko tugiye guhabwa umugisha hamwe. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Twakire rero abadukurikira, inshuti z'umusaraba, ubwoko bw'Imana, aho muri ku migabane hose, abari muri Amerika ruguru no hepfo, ari Australia, England, Ububiligi, abari no mu bihugu byacu bya Afrika, mwese turabakiriye. Nabo tutavuze mudukurikira, n'abari muri Aziya, bihugu by'Abarabu, Oman, Arabia Saudite, mwese muhabwe umugisha n'Uwiteka. Rero ubwo duheruka kubana namwe muri mu butumwa bw'Imana yari yampaye, twariho turafasha abantu guhaguruka ku marembo bicayeho. Uyu munsi wenda bavuga ku ntambwe imwe yaguhagurutsa ku irembo umazeho igihe. Imana ishimwe cyane. Reka tudatinze dusome ijambo ry'Imana tubona mu gitabo cy'Ubami ba 2 bice byo 7 umurongo wa 3. Hagize hati, Ubami ba 2:7. Haravuze ngo kandi ubwo hariho abagabo 4 b'ababembe bari ku irembo baravugana bati, iki twicaza aha kugeza aho tuzapfira niki? Ariko twavuga tuti twinjire mu murwa kandi inzara iwurimo twagira gute? Twawugwamo. Kandi nidukomeza kwicara hano gusa nabwo turapfa. Nuko noneho nimuze dukeze ingabo z'Abasiriya, niba dukiza tuzabaho, niba twica hose n'ugupfa. Mwakire n'ijambo ry'Imana. Amen. Kadusenge. Mana so mwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye, turagwaye icyubahiro. Mwami, aya ni amahirwe uduhaye kugira ngo twongere tugabane icyo waduhaye n'ubwoko bwawe.
izina ryawe ry'Imana. Tugusabye umwuka w'ubwenge no gwishurirwa, amavuta guturukaho, amavuta cingoye, amavuta bohora, amavuta akora ibitangaza, kugira ngo imitima yari rushyongere iruhuke. Mbyambaje mbyizeye mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye kubikoze. Amen. Hallelujah. Mukomeze muhabwe umugisha. Rero turavuga ku ntambwe imwe gusa yaguhagurutsa ku irembo. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Intambwe nufite aho wandika ya mbere ni ubumwe, unity, ubumwe, gushyira hamwe. Nariho nganira na mwene data mu gikari mubwira nti nabonye ingabo zirwanya, ingabo ndavuga abasirikare ba mbere ni abarokore. Nkaba ndi hano ndiho ndaseriva, mfite ubuhamya, mfite ubutumwa, mfite aho Imana imvanye, cyane cyane ku irembo ribi ry'amateka. Noneho Imana yatangira kunkoresha mwene data agahagurutswa no kurwanya ibyo nkora. Ndabibutsa ko Yesu yavuze ngo uwo tudateraniza hamwe arasandaza. Kandi ubwami iyo bucitsemo kabiri ubwabwo ntabwo bwagira gute, ntabwo bwakwirwanya. Iyo ubwami ari bumwe ntabwo bwirwanya, kiye kubucitsemo kabiri. Nukuvuga ngo harimo bwa Satani, hari n'ubw'Imana. Rero tugomba kwemerana. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abaroma aravuga ngo mwemerane nk'uko Kristo yagize gute yatwemeye. Uno munsi inyigisho zitandukanye. Hari mwene data mushiki wanjye yigisha ku nyigisho zivuga kuntu bijyanye n'imikorere y'umwanzi. Wenda nimuvuga muramumenya. Ari kwigisha ku nyigisho zivuga ku bijyanye n'amajuru, avuga ku ijuru rya gatatu, ijuru rya gatatu, ijuru rya kabiri. Nkibaza niba akazi ya cyangwa se ashyira akadomo ku isano rya kera ko abantu bakora ibitangaza bakoresha isano rya kera, isano rya kera n'irishya bitandukane. Ni ikibazo kubera ko bibiruzuzanya, nta kirimo gikwiriye gutabwa. Iyo nigisha abantu mbwira ko abantu Yesu mu isano rya kera ntabwo avugwa, havugwa Masiya, hakavuga Melikisedeki, ariko uwo ni Yesu. Mu isano rya kera bavuga Yosefu gushyirwa mu rwobo, ngaragaza ko Yesu yashyizwe mu mva, ariko ntiyatindamo amaramo gatatu arazuka. Iyo ni ishusho ya Yesu. Mose kuvana Abisirayeli muri Egiputa abambutsa abatwari mu butayu mbere ko bagera i Kanani, ni ishusho ya Yesu kudukura mu byaha atujyana mu bugingo buhoraho. Noneho rero ntabwo Imana n'Umwana n'Umwuka wabitandukanye. Mu isano rya kera kuvuga Umwuka Wera byari bivuze ngo ni ukuvuga Yesu, kuko umwizera wenyine niwe ushobora guhabwa kuri iyo mpano y'iki y'Umwuka Wera. Noneho rero ugasanga inyigisho kenshi zirakonfuzinga abizera, twese tuzafata iki tureka iki ku kintu imikoro ya Satani. Ariko mureke mbamenere irindi banga. Aba bantu barwanya imbaraga z'ibitangaza, icyambere nta matorero bagira. Aba bantu ni imbogo zakomeretse, bakomereka basitara ku bashumba, yego basitara kutamenya. Ni abahanga baranize, ariko ntushobora kumubaza uti se ihuriro ryawe, asambure yawe, ese dushatse guterana twagusanga he? Ntaho yakubwira. Ahubwo barabwira abantu ngo ni mu ngo, ni kuri Zoom, ni kuri online. Ariko umushumba mwiza apfira intama ze. Navuga rero ngo hari icyo bagitinya, yego, ariko nabasenya ngo bagire imbaraga z'Imana, babashe guhagarara bavuge ngo turi mubera. Amen. Kandi bagaragaza aho bashumbye. Ariko niba ari ugukura abantu mu matorero cyangwa se mu madini kugira ngo babikururireho, iyo nawo n'ubundi mwuka. Kambereka irindi banga. Bibiliya iravuga ngo muzabarebera ku mbuto. Bisobanuye iki? Ofete Yesu ntabwo avuga ko ibitangaza bitazaba. Bizaba, ngo bazirukana abadayimoni, bakize abarwayi bazahanura. Ariko
ikizabatandukanya cyangwa ikizaguha gutandukanya ni ingeso cyangwa se n'imbuto, kuko Satani ntagira gute, ntabwo yera imbuto. Mu yandi magambo ashobora gukoreshwa n'ibyo bitangaza ariko ari mu busatani, mu yandi magambo nta mbuto afite. Icyo gihe rero bishobora no kutinda kugira ngo uzamenye niba akorera Imana cyangwa akorera Satani. Ikindi mu bindi banga ry'ihishurirwa, ashobora gukora Satani, ashobora gukoreshwa na Satani ariko akora imirimo. Hari ukwigaragaza kw'ibitangaza n'imirimo kandi bigakorekera abantu kandi bikabakorera bakabitwara, ariko hari n'abatamenya abo baribo. Ibyo akenshi nta mpamvu yo kubitindaho, kubera ko Satani ntabwo yambuye impano. Kereka wowe ushatse kubitindaho kugira ngo ubimenye, nabwo n'uburenganzira bwawe. Ariko Satani araririmba, arakora ibitangaza. Njya mbwira n'abantu ngo Satani umukozi w'Imana. Icyo none avuga ni iki? Reka gutinda ku bintu bimwe na bimwe bishobora gutuma utakaza n'amahirwe yawe yo kwakira. Ibitangaza birahari. Aba bantu bakoresha ibitangaza akenshi bahura n'izindi ntambara ku bantu z'abatabyemera, kandi batabyemera biranashoboka ko bafite n'amatorero cyangwa se amadini, bafite n'abantu benshi babari inyuma. Uno munsi ntabwo tuyobewe yuko abakozi b'Imana bafite abantu babumva kandi babari inyuma. Yego, wenda babigisha ibintu bishobora kubatwara mu bwami bw'Imana, cyangwa se babigisha n'ibintu by'ubwenge, kuko hari ubwenge bw'Imana n'ubwenge bw'iki bw'ijuru. Ubwenge bw'Imana rero nibwo butsinda ubwenge bw'isi. Haleluya! Dukeneye ubwenge bw'Imana. Ndabibutsa ko Sawuli uriya musore w'Ikirikiya w'Itaruso w'umudugudu w'ikimenywa bose, nawe yari umunyadini ry'Abafarisayo, arikorera, arifitemo ishyaka, ariko yihana, ashima Imana yamutoranije. Yaravuze ngo nabikoze mu kutamenya. Imana tugire neza. Rero iyo abantu bamaze gusobanukirwa umucyo ukabavira, hari igihe bava muri iyo mikorere yo kutamenya. Reka mbabwire, ndi umwe mu bantu barwanyaga inzira z'agakiza, barwanyaga abavuga ijambo ry'Imana, nkagira uko mbita. Ariko reka mbafashishe indi murongo, hahirwa ibyanjye bitazagusha. Ukuri dusohoreyemo aba ariko tugenderamo. Rimwe na rimwe n'igihe mwiga zino nyigisho mutanakijijwe, ariko umuntu uri mwuka w'Imana azamuha kuvangura. Imana ishimwe cyane. Ikindi, ntitukwiriye gutinda ku bitangaza n'ibimenyetso n'ubuhanuzi. Dukwiriye gutinda ku gakiza, ku bugingo buhoraho, ku mbuto, kuko ushobora gukora imirimo n'ibitangaza n'ibyo bimenyetso ariko nta mbuto. Kuko bimwe biranga mu gihe cya nyuma ngo abantu bazaba bashakashaka ibimenyetso n'ibitangaza, bazaba bashakashaka ubuhanuzi, bava ku musozi bajya ku wundi. Yego, ariko ndabahamagarira gushaka Yesu, kuko nubona Yesu uzaba ubonye byose. Haleluya! Gusa nemera ko igitangaza ni channels cyangwa se ni umuyoboro umwe ushobora kukugeza ku gakiza. Mu yandi magambo, hari abantu bakijwe binyuze mu bitangaza. Nkanjye nakire Yesu binyuze mu kunsengera, bari barandoze. Nakonaga n'abantu bangira ishyari kubera umwanya nari mfite, mpuzwe na bosi, barangije bangira Kongo, banzanira niba ari umushahara niba ari igiki, uburozi bandoga akaguru. Biba ngombwa ko njya mu bapfumu, abapfumu barangije mbaha amafaranga, ntago bangijije. None naramenya Yesu. Ariko kuko najyaga numva aho basengera, ndagenda senga, aho niho naheze ijambo ry'Imana, barasengera ndakira. None Imana imaze kunkura muri izo mbaraga, imaze gukira, itwara ubuzima bwanjye ku musaraba.
irampindura, irambwira ngo izankoresha ibikomeye. Ntabwo njya ndinda kubwirwa umurozi, mwuka w'Imana bumishurira imbaraga n'ibitangaza mbonye bikoreka mu bantu batandukanye, mu bagore, mu bagabo. Tangaza birahari, ariko bisaba ngo wizere imbaraga z'Imana ziri hejuru y'izindi imbaraga z'abarozi n'abapfumu. Imana ishimwe cyane. Kamwereka uno murongo mbere ko ninjira mu butumwa bwacu. Ndashaka gukoresha igihe gitoya uno munsi. Yesaya 44 umurongo wa 24. Yesaya chapter 44. Yesaya chapitre 44 24. Haravuze ngo Uwiteka umucunguzi wawe ari we wagukirije uhereye ukiri mu nda. Aravuga ati Uwiteka ni cye waremye byose, mbamba ijuru njyenyine, ndambura isi. Hari uwo twari turi kumwe, indagu z'abanyabinyoma zihindura ubusa, abarozi nkabateza ibisazi, nsubiza inyuma abanyabwenge, ubwenge bwabo nkabuhindura ubupfu. Imana mu irema ryayo, nyuma yaho abarozi baraje, kuko Satani aje n'abarozi batangiye gukora. Ikindi, kubera ko igiti kimenyesha kibi n'ukiza cyari cyamaze kuribwaho, ubwenge bwa muntu bwahise buganza. Kandi akababwira ubwenge bw'isi egare uburozi, kuko ubwenge bw'isi butuma tutastandinga, tudashyikira imbaraga z'Imana. Uno munsi biragora kubwiriza umudokiteri wize ibintu bijyanye no kubaga amagufwa, yego, no kuyaterateranya. Kuko igihe nzaza gusenga no gusengera umuntu wavunitse, azavuga ati no, ibise byakiza. Abishyire muri logique, abishyire mu bwenge bwiwe. Noneho rero niyo mpamvu ubwenge bw'isi yabuhinduye ubusa. Ubwenge bw'isi, ndashaka kubabwira ngo isi irashakashaka ubwenge. Hano bafite za masters, bafite za PhD, bafite za doctora mu mashuri akomeye, yego, ibyo biga kenshi ni ibihangana n'Imana. Science, aba scientific benshi bakomeye nibo bariho baracura intwaro za nucleaire kugira ngo bohereze ku kiremwa muntu kibasenye. Uno munsi ibyo Russia iri gukora butin ishingiye ku bwenge bw'isi, ishingiye kuri science. Rero mu ntambara ya Magedoni ntabwo nashaka kwigishaho igihe amahanga azaba ahindukire Isiraheli, agataka kavuga ngo Uwiteka Imana izamanuka ikamenagura igatwika biriya bifaro zira ntwaro zikomeye. Kuko iravuga ngo isubiza ubwenge inyuma bw'abanyabwenge, abarozi kabateza ibisazi. Ndashaka kukubwira ngo ko umuntu afite ubwenge bw'isi ntabwo ari bwo bivuze ngo afite umwuka w'Imana. Ibyo akenshi bishaka kumuvangira. Abantu benshi muriga mugahura n'intyoza, mugahura n'abantu bafite ibitabo basomye, ariko ntashobore kuba yagaragaza manifestation, ntagaragaze gukora k'umwuka wera. Ahari umwuka w'Imana hagaragara imirimo n'ibitangaza. Mugiye kujya muza kuri iyi channel muhamya Imana ibyo yakoze. Hari abazabirwanya, ariko wowe uzabuze icyo Imana yagukoreye. Ndiho ndahamya ko Imana yankirije imbaraga z'uburozi. Ndiho ndahamya Imana ko yankirije umwuka wa karande w'ubutindi n'ubukene. Nifuzaga kurya ngo mpage, uno munsi Imana yabikuyeho. Imana yankoreye ibitangaza. Nifuje kuryama ahantu ngo numve ko bwacya nsinzire. Imana yampaye aho kurara. Umva nkubwire, Imana yankoreye ibitangaza. Yanyirira indwara zirenga 5, ntabwo byagizemo n'abaganga. Imana yanyijije umuvumo w'amateka na karani. Iyo niyo Mana nje kukubwira. Nawe yakubohora, nawe yagukiza, nawe yagukura ahantu. Ndashaka kuvuga ku ntambwe imwe yaguhagurutsa aha. Tubonye abagabo 4
bari ababembe bicaye ku irembo hafi Samariya, barya ari uko babajugunyiye. Baraza bagashyira icyo kurya aho ngaho, umubembe akaza agatoragura akarya. Yego, kuko akuraba ku mubembe yabaga ahumanye. Mu gitabo cy'Abalewi ngira ngo 29 biravuga ngo Imana ibwira Mose, ibwira amategeko y'ababembe, iramubwira ngo uzakora ku mubembe azaba ahumanye, azaba agize umuze nawe. None rero umubembe azashyire azambara inzogera, agenda yikomanga avuga ngo ndahumanye nimumfungurire, hanyuma atendeze umusatsi. Aba rero bari bicaye ku irembo ry'i Samariya bategereje ko babajugunyira icyo kurya. Umva bari mu kato, biravuga ngo umukene baramunina nta n'icyo utagira. Nibavuga ibibembe nturebe ibyaciye amaboko, nturebe ibyaciye amano. Ikibembe ni ikintu gitandukanye n'uburenganzira bwawe. Bibiliya avuga ngo iyo abaganije baramusuzugura umukene, ariko umutunzi nubwo ari umupfapfa agwiza inshuti. Avuga ijambo akavuga ati boss ahubwo ko afite ba interpreter basobanura igifaransa neza. Yego, njya mbwira abantu ngo nta mugabo mububaho kereka udafite ifaranga, ariko afite ifaranga uko ameze kose aba mwiza. Yego, mu yandi magambo ubutunzi ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bwacu. Ubukene buguhindura mubi kandi wari mwiza. Ubukene bukwambura ijambo uri umugabo ukaba inganzwa. Ubukene abantu benshi bariyahura kubera imbaraga z'ubukene. Nibavuga ikibembe urebe ikintu cyose gutandukana n'uburenganzira bwawe. Indwara ikumaze igihe kirekire ni ikibembe. Yego, abandi mufite igisuzuguriro, mwumva mufite complex inferiority. Iyo uganije abantu wumva usa nkaho umwaye. Bamwe n'abavu bajya guseka agashyiraho ikiganza kuki afite igisebo, afite ikimwaro. Satani amubwiye ngo ntago ufite mu kanwa heza, kandi Imana yakuremye mu ishusho yayo uri uw'igikundiro. Icyo kintu rero cy'igisuzuguro nikikuvaho nawe uragara ushira amanga. Ndashaka kuvuga ku ntambwe imwe, iyo ntambwe yaguhagurutsa ahantu ni intambwe yitwa ubumwe, unity, guhuza. Umugore n'umugabo bahuje lazima bagomba gutera imbere. Itorero ihuje umutima ni ngombwa ko imirimo n'ibitangaza bimanuka. Bibiliya ngo Petero na Yohana bazamutse bajya ku irembo ryiza. Birivuga Petero na Yohana ishusho ebyiri, Petero na Yohana. Petero ibyo yakoraga ntabwo Yohana yakomplayiningaga, no. Petero na Yohana bari bahuje ubumwe, bari bariyeguriye Yesu, barazamuka bajya gusengera mu bumwe. Reka mbabwire, itorero ryubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Mpamvu muri kubona ibitangaza ari bike mu nzu y'Imana mubera nuko badahuje, bararwanyana. Abatumvikanye umwe agatanga idini hariya undi agatangira iriya. Abadepeni bahuje n'abangirikani, abangirikani bahuje n'abametodiste, abametodiste ntabwo bahuje ntabwo bihuje n'inkuru nziza. Gatolika abadivo barayita ngo ni inyamaswa. Kubera iki? Satani yashyizemo ingenga bitekerezo, ideology yo kudahuza. Kuko arabizi nibahuza isi irahinduka paradizo, noneho akaba imyiryane mu myemerere. Kubera iki? Ntabwo bigeze bahura n'imbaraga za Kristo, ariko intumwa zarahuzaga. Kamabwira ibanga rikomeye, kimwe gituma itorero ridahuza ni imigambi ya Satani ariko yahereye kera. Mwibuke itorero imaze kuzura umwuka wera bwa mbere, Petero akivuga ubutumwa 3,000 byarakijijwe. Bimaze gukizwa nyuma y'iminsi 2 bitanu bindi birakizwa. Please, harimo abagabo babaraga abagabo gusa, abana batabariwemo n'abagore. Noneho Imana igengera ibongera abakiza buri munsi ngo nta mukene wabagamo. Umva ijambo muri mu Byakozwe 4:2. Biravuga ngo bahuzaga umutima n'inama, nta mukene wabagamo. Ababembe bari bahuje umutima n'inama.
yaguhagurutsa ahantu maze igihe warazingamiye, wicaye, wihebeye, ubabariye. Aba babembe bashyira hamwe, baravuga ngo ikitwicaza aha ni iki, ikibazo kirimo aha. Niba abembe bashyira hamwe bagahuza umutima, we wakora ibingana iki? Tubonye ko itorero ryubakiye ku ntumwa n'iki n'abahanuzi. Tubonye ko itorero rya mbere, abera ba mbere bari bahuje ubumwe, bari bari mu bumwe, barakundanaga, ntawapingaga undi. None amadini kudahuza, za menase biva kuki? Biva ku mikorere y'umwanzi. Kuko Satani arabizi ko mu kudahuza nibwo azakontorora abantu. Kuko Imana irashaka abantu izatwara mu bwami bwayo bakabana iteka, na Satani nawe arashaka bazisasira muri gehinomu. Rero turi hano kugira ngo twambure abantu Satani bajye mu bwami bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Nimba ubutumwa bwiza bufate, n'uburekure, n'ubusige. Imana ishimwe. Tuzakwigisha ubutumwa bw'ubwami bubasha kuguhindura umwana w'igikomangoma, nawe ukazaraba umuragwa hamwe na Kristo, tukazabana iteka ryose. N'ubwiza avuga uti amen, haleluya. Ababembe bashyira hamwe, baravuga kitwicaza aha ni iki? Umva nkubwire, intego imwe, ubumwe, Imana yabugushyigikira. Niba abantu bubatse umunara w'i Babeli ngo bari bahuje ubumwe, bari mu bumwe, bari bahuje umutima, baravuga ngo reka twubakire Babeli, haleluya, noneho tuzagere hejuru tubone izina. Uno munsi mu bintu tuzi biriho bisanzwe, imbaraga ziri kuruhangana na Rasha, nuko hari ibihugu byishyize hamwe bya OTAN by'ibihangange. Ariko Uburusiya nabwo bufite ibihugu bishyize hamwe by'ibihangange. Umva, ni amakipe abiri ariko afite imbaraga ziri inyuma. Ese murankurikira neza? Rero mu bumwe harimo imbaraga, mu mugore n'umugabo harimo ubumwe, urugo rurubakika, urugo ruraryoha, abana bakavukira mu mugisha, inshuti zikabungukiraho kuki bashyize hamwe. Ariko Satani kuko ari umukara, ari umugome, arwanya ingo, abagore n'abagabo bakadivorusa, hakabamo imyiryane, bapfa ibintu bitandukanye. Ese kudahuza biva kuki? Imana ishimwe cyane. Akenshi kudahuza biva mu kwikunda. Itorero rya mbere ngo barakundanaga, nta wari ufite ubwiko, bashyiraga hamwe. Ariko uno munsi kubera ibintu by'amadeni, abantu baguriza kugira ngo babone indamu nyinshi, bigatuma urukundo rwa benshi rukonje. Kandi ideni tugomba kujyana iry'urukundo. Iyo ukunda umuntu, iyo umuhaye bugurisha Imana. Ubu rero naguhana impano, nagushyigikirana, ahubwo nukukuguriza kugira ngo dukomeze tube abacakara. Niyo mpamvu ibihugu bimwe intambara zidashira, kuko ibihugu bimwe ubuzima bwabo budepanda ku bindi bihugu. Babaha imfashanyo, bakabaha n'inguzanyo kugira ngo bakomeze babapfukamire. Nabo rero bazakora ku buryo bakomeza kubagwizamo imyenda. Umva nkubwire, umwenda tugomba kujyana urukundo. Itorero ryarakundanaga, abakozi Imana bakundaga Kristo, ariko abubu dukunze impiya, dukunze urufaranga, kuko ubuzima ibintu byinshi bishingiye ku mafaranga. Ayo mafaranga rero niyo atuma imbaraga zidakora, abantu bakiringira ubwenge n'amafaranga yabo, kavuga ati ni indwara nzivuza, ikizanyitambika imbere nzakigura. Uno munsi n'abaza mu rusengero cyangwa mu itorero ku bantu b'Imana ni indushyi, n'abafite ibirwara, ni za kanseri, ni za diyabete, ni indwara zidakira. Kandi mu by'ukuri ntabwo aje kugira ngo yakire ubugingo, ahubwo aje kuko yumvise ko basenga indwara zigakira. Niyo mpamvu ubona amatorero menshi amara igihe yigisha ku bitangaza, agira abantu benshi, ariko bagasoza bakomeretse bitewe n'uko batabonye bya bitangaza. Wenda bamwe barabibona ntibabibone, ariko bakomeje kwicazwa nabyo babitegereje. Iyo batayibonye barahava, bakagenda batuka abakozi b'Imana. Kubera iki?
akenshi Yesu yatangaga imigati yabona abantu kubagaruwe n'imigati akababwira ngo ni murye umubiri wanjye munywe n'amaraso yanjye. Kambabwire muzima nubwo ibitangaza n'imitsima n'imigati, ariko ubukingo buhoraho nibwo bw'agaciro. Reka nigarukiye ku mbaraga zaguhagurutsa ku irembo umazeho igihe. Bibiliya iravuze ngo nuko ngo iki twicaza aha ni iki. Mu yandi magambo bamaze igihe bahicaye, barahababaririye, baraharuhiye. Kamubwire niba hagume birakureba, ariko niba wumva aho umaze igihe hakugeza ahangaha urahaguruka. Kambabwire njyewe uri kuvugana nawe, hari ahantu ndambiwe, hari ibintu mpaze, ndabihaze, ndambiwe ubuzima bwo guterateranya, ndambiwe ubuzima bwo gupfundika. Ushobora kumbona wenda ukagira ngo naragafashe, ariko hari ubuzima ndambiwe gukodesha aho duteranira, ndambiwe kamera duhora duhindura amacaji kubera zishaje, ndambiwe gukorera ahantu hatari urumuri ruhagije kandi za projecteri ziri hariya muri za kenkawuri, ndarambiwe kugenda na moto kandi hari amamodoka ari muri Kagera hariya motor ategereje avuga ngo bazamvana hano ryari. Birashoboka aho ndi umva nyuzwe na Yesu, ariko hari aho nicaye, hari aho ngomba guhaguruka. Icyo byansaba nagikora. Mana ishimwe cyane, nagikora. Kwaba ari ukwiriza, kwaba ari ugutanga, nabikora. Ndarambiwe, ntegereje umwuka w'Imana icanyobora. Nawe ndiho ndakubwira hari ibyo ndambiwe, nawe reka dufatanye tugire ibyo reka mbabwira. Iyo umuntu ambwiye ngo musengere, nanjye ndamubwira ngo dufatanye dusenge. Bamwe mufite ibikomere kuko arawo mwahaye amafaranga ngo babagire kanyarire na kizabonwa, mwebwe muragenda muraryama. Waraguze ni constatation, waraguze ugasoza ntacyo ubonye. Mbere y'ibyo ukora, yaba imirimo myiza ni byiza, kandi nanjye ndayikora, dufatanye. Niba nguvuze ngo ngubwiye ngo turara dusenga, urarusenga. Niba ngubwiye ngo twirize, nawe wiyirize. Apana gusa nkaho nguze. Reka mbaho ubuhamya. Uwo mugabo yavuye mu mubiri yarapfuye. Kwigeze dukorana umurimo, ntangira igicaniriwe kuko yari afite inzu nini n'abantu baraza. Noneho azana amadorombe 3, arambwira ati mutumishi wa Mungu, yavugaga Igiswahili ko umunyarwanda, uwo mbe ya ipesi yakoraga business, ya mu businessman. Noneho turasenga Imana ikora igitangaza, abona isoko rinini cyane, tangira kuzana za container, yubaka amazu, yubaka ama etage, asubira ku mamodoka. Yarigeze kugira ubutunzi bwinshi, none Satani arabuhuha, ariko yari atarakizwa, ari umusinzi, ari umusambanyi uraho. Amaze gukizwa, Imana isa nkayo mukarangamo. None aza muri izo mbaraga, turasenga Imana imukora igitangaza. Umva rero, noneho iryo torero ngo byatangiye ari icuma, aza kubihindura itorero. Akagashaka ngo mbumukoze umushahara, nava isafari aza membe, azane n'izindi mpano. Yego, kandi akansaba raporo. Umunsi umwe rero nza kurakara, ndamubwira ni kwa nini mimi ni mtumishi wako, mimi ni mtumishi wa Mungu. Arangije mbona arakara, kumbe hari uwundi mukozi w'ibihembo yamaze guca ku ruhande, ahita aramwangaja abaho ngaho, akajya muhemba umushahara. Umva nkubwire, ntabwo ibintu by'Imana bigurwa. Nanze umushahara si hamwe si habiri. Imana niyo ingaburira, Imana niyo intunga. Ndi umukozi w'Imana, ntabwo ndi umukozi w'umuntu, si umukozi w'idini. Zotarabo zarikota zari makota zalalama otaya ziririmando. Imbaraga dukoramo zirenze imbaraga zifeza n'izabo, zirenze amafaranga. Ibyo ngibyo twarabita. Paul yavuze ngo nayibonye nk'amase. Yavuze ngo ni amase, mu Igiswahili avuga ngo ni amazirantoki. Ntabwo dusobanukirwa
hari imyumvire mentality y'abantu Satani yinjijemo ivuga ngo ariko ngo apaseri ngo amafaranga ngo ntacyo amaze, ngo ubutunzi ntacyo bumaze, ngo muze twigire mu ijuru. None se umuntu atandukana n'ubutunzi? Dushatse kuvuga ngo ntabwo ugomba kwimbata y'ubutunzi, ugomba kwimbata y'ubukristo. Mu yandi magambo, ubutunzi ni ibikoresho bidufasha, ariko sibyo tugomba kubanza imbere. Ariko kubera abazimu, itorero ry'ubu ni imyiryane, ni ukwikunda, ni za ruswa, ni ugushaka kugurirana, ni amashyari. Kuki yageze hariya, kuki yageze kuriya, kuko wamenya amakuru, uramutanze imbere, urabiguze, wiyujujeho ibintu byose, wiyujujeho amasambu, wiyujujeho amaprote, wiyujujeho amakonte ariho amafaranga menshi n'ayawe, ugasoza abantu ubashyize munsi y'agatebe kawe ari abacakara bawe. Ariko bamaze guhura na Yesu, haleluya, uragenda ukamenagura izo mbaraga n'ubwo bubata bw'abantu bikunda. Ntabwo ifeza wasigura impano y'Imana. Imana ikoresha ababembe kugira ngo bagarukane inkuru nziza. Hari habaye iki gihe ngo abagore bariho bararya abana babo, iki gihe hari kawo, iki gihe byari birenze icyo turimo ubu ngubu. Isukari kamabwira, ejo ni madamu yagiye ku isoko azambwira ati dadi, banyita dadi, turabizi ati ibintu byahenze ku isoko, abantu bariho bararira, ikintu cyose cyarazamutse, ikintu cyose kigurwa ushobora kugenda ukagura udafite cyarazamutse. Ariko ibyo biri hasi cyane, kuko ntabwo kiye kiragira ko abantu barya ibihanga by'indogobe n'amahurunguru y'inuma. Kuko igihanga cy'inuma kugira ngo cy'indogobe byasaba kuzana agakondwe k'amahurunguru y'inuma. Ubwo wari umuceri urenze w'umutanzaniya. Bazi ibya n'imiceri mu Tanzania ni uryoha cyane kuruta Pakistan, hene za kigori n'iki, amazina menshi. Urumva rero amahurunguru y'inuma yari yahindutse umuceri w'iki gihe. Igihanga cy'indogobe cyari gihenze, cyaryaga umugabo kigasiba undi. Yego, noneho bishize ngo abagore batera mu bana, bakora ikibina cyo kurya abana. Barya uwa mbere uno munsi, baramurya arashira, bararangira, barangije bajya gufata uwa mugenzi. Mugenzi aravuga ati twariye iwawe, uri igicucu. Reka nkureshe iyo jambo, nta bwenge ufite, ntabwo wanjye bamurya. Kamubwire, nubura ubwenge isi iraza kugucakanga, irasha kukugira igisubizo cyayo, ugonje azantabara. Umva, nurya akaribwa n'akataribwa. Turi mu bihe abantu bahemuka, aho umugabo asendo, aho umugore atandukana n'undi kuko yamaze kubona uwundi. Ariko mureke mbabazi, ikireka gikubitira aho ngaho. Umugore ni umuvugabutumwa, aje hano avuze ubutumwa, mumukomeye amashyi, afite abafollowers, afite za views nyinshi, yabaye icyamamare, asezwe n'umugore umugabo wa mbere, baratandukanye, baradivorce, bagize ibyo begekanyeho. Ashatse undi, baratandukanye, yego, cyangwa ashatswe n'undi, none ashatse uwa gatatu, mumuri inyuma. Murumva mutarabapfu?
Paul yavuze ngo mwabapfapfa mwe b'Abagalatiya, mwatangiye iby'umwuka none mutangiye iby'umubiri. Kuki abantu mwanze ukuri, muri ibisambo, murikunda, murafana? Kuki barabashimashima? Biravuga ngo azabona ishyano abahanuzi bavura uruguma baruca hejuru. Ntabwo nzaruca hejuru. Kubera iki? Nababwiye ngo nta matorero bafite, nta matorero ni mobile church, ni za online. Bafite contact nyinshi, murabahamagara ariko ntibabatiza, ntibashumba, ntibari inyuma yanyu. Mbo kubereka imyenda, ni ukubereka amabubu, ni ukubereka amarinete ahenze, ni ukubereka amasaro akomeye. Reka mbabwire ntabwo nzarata, kubera ko Satani ni umwanzi wanjye. Nzavuga gukomera kw'Imana, nzavuga imbaraga z'Imana, kuko nimurangara naho azajya tuyankuramwo amaso. Nta mbabazi agira, ni kimuza no kwica no kurimbura. Biravuga ngo muzabona ishyano, kuko ni kubagenje abahanuzi ba mbere barabasheshaga. Nimuze turabemera, murakomeye. None Yerobowamu arangiza akabasheshengesha ubutunzi bwe. Ariko haje umuhanuzi uturutse Nyiranga Beteli, araza avuma igicaniro, akomplaininza, amuha n'ikimenyetso, amutuza akaboko karahumana. Ariko umukozi Imana yazize umusaza w'umuhanuzi, aramusheshenga. Ntabwo nkeneye abambwira ngo nabo n'abakozi b'Imana, kuko ntabwo nzi ingeso zabo. Hajya ariko Pastor Gabriel ngo none umunsi ntiyatunganye. Yes, ndizi, ntabwo nzi ingeso zabo, ariko reka mbabwiriza hamwe ndazivuze. N'abasamanyi, n'abajura, bamwe barababesha ngo barabasengeye muri hoteli, barahasengera. Ntabwo bahasengera muri hoteli. Ururica umutekano w'abantu. Jya ku musozi, afazaho kugira ngo nkurikira abajya muri hoteli, nakurikira abajya ku musozi. Afazari bajya ku musozi, muri inyuma y'abandi. Dukeneye guhuza umutima nk'Itorero, tugashyira hamwe. Kamabwira akantu udashe impamvu nanga divorce, nayisanga divorce. Ndabivuga ko maze ni umwe nashatse, nta nundi nzamwongeraho. None se ndi umugabo mubi ku buryo ntashobora gushaka undi? None se ndi umukene ku buryo ntabona nahonga? Amatako yahombana, amabere yamanuka kamera nka za Kawuberi. Ndayakunda. Wenda ashobora kutanezerwa nuko ateye, ariko umwana twabyaranye namukunda. Umuntu mwabanye ubura na kimwe wamwibukira, wamukundiraho. Murasende bagore mugashaka abana. Yesu yavuze ngo nuko muri abakunzi ubutunzi. Hari ugeze kwandika muri comment ngo ariko ngo gwasane ngombwa ko umuntu yidodera ku muntu, ngo n'abazungu nibasenga. Muyandi magambo ashatse kumira, ariko bazungu niki? Umuzungu utera umwuka w'Imana egera umunyarwanda ufite amamiliyoni kuri konti z'Iburayi, ariko umupagani ni bamwe. Ubundi rero Imana ari umugisha birabura yaduhaye. Ubundi se dutunza Abanyafrika, ariko turajyana barangiza bakaturimoti kuko arabizi. Yes, ubumwe aho buri hagaragara urukundo, hagaragara gushyira hamwe, hagaragara gushyigikirana. Iyo mwene se afite intege ngo uti hagarara, komera, komeza, uzabishobora. Ariko ntabwo ari ugahita umumanura umushyira hasi. Nje ntabwo nanga abantu, nsenya imyuka iba mu bantu. Niba udashaka kubaka urugo rwawe, uzubaka itorero ry'indaya n'abajura n'abasambanyi baje bakeneye kwihana. Udashoboye kwihangana uwo mwari cyamanye wabonye ubwambure bwe, usihanganira umurozi waje ukeneye kubijugunya. Mureke kuyoba, muri gukurikira amagambo y'ubwenge. Hari ibyo njya mbona n'aba followers, ariko dukunda amagambo y'ubwenge. Ni ukuri uvuza amagambo meza, ni ukuri uvuga neza, ni ukuri asobanutse. Kuki ari gukora ku kibyimba? Ariko nkundi wavuze atariko ahora ahugura. Ahora ahugura, ntabwo yigisha. Kandi umwuka ni connection ngo namwibasi. Ni umwuka umurimo ni ubarimo. Mu Rwanda dufite umugore ngo ni apotre, amaze gusendwa kabiri bwa gatatu, kandi afite abamuri inyuma. Mujye mwumva ibyo mvuga, nimukereye ibyo nkora. Ni impumyi irandata izindi. Uzasanga n'uwo mwuka divorce uhuzuye.
reka aho rero niho Yesu avuga ngo muzabarebera ku mbuto, kuko arahanura akora ibitangaza, ariko niba nta mbuto vayo, uri muri gehinomu. Ubundi abanyamugi akenshi umuntu wese afite uko abayeho, nta winjira urundi, hari n'amategeko abigenga. Nta mpamvu yo kwinjira muri private sector y'umuntu, ibanga ry'umuntu mu buzima bw'umuntu. Bimwe mu bihugu biri kubuzanya kubwiza ubutumwa ngo ndutoro turavuga ubuzima bw'abantu, ariko reka nkubwire, Satani agenda yinjiza amatwara ye gahoro gahoro, asenya imikorere y'Itorero. Kambabwire, nzahagara mu isoko, nzahagara mu muhanda, nzahagara muri base, n'ubwo mpagaze kuri iyi cano ntabwo nzi niba munkurikira, ariko nzi ko muzankurikira, kuko ngo umurimo wo kwizera nta muntu uzama recommendation yo kuvuga ubutumwa bwiza hano ku isi, kuko nayima azama conditions. Niyo mpamvu benshi dukunda, ndavuga bizera bamwe bakunda agatabo ka John Muya, ariko ntibirengagiza ko yakahishuriwe ari muri gereza mu kinyejana cya 16. Niwe uvuga ndyarya y'isi, bwenge bw'isi, kundiza iby'isi, yego nyamurya ijya nino, yego uno munsi bwamwishakira ndamurakoze. Ibyo byose nibyo byuzuye mu mubiri wa Kristo, mwishakira ndamu, indimi zidasobanura, udashobora gusobanura, kandi utafite ubuhamya, udafite preve yo guhagarara mu byo wizeye. Iyo bakoresheje urugindimi, niyo mpamvu ntajya nkunda kwicarana nabo mu biganiro, ngenda njenyine n'umwami Yesu n'umwuka wera na data, kuko aho Imana yanyujije ntabwo nari kumwe nabo, ntabwo nitaye kubambanjirije. Bibiri avuga ngo, Paul aravuga ngo abitwa ko ari abakuru, ari abasaza simbitayeho, je naciye muri Arabia ndatozwa, ndatunganywa. Abenshi b'imbere bazaba binyuma, imyaka umaze I don't care, nubwo ntazwi. Cy'ingenzi nuko Imana imenya. Ntabwo ndi hano kugira ngo abantu bicyamamare, kuko ndabizi no kwamamara nabyo ni ibibazo, ni izindi ntambara. Reka sose ababembera bavuga ngo reka duhaguruke. Imana ikigikira ijambo ry'abagaragu bayo. Yesu yabivuze, iri nyuma y'ijambo ry'umugaragu wayo kugira ngo rishyigikire. Si rimwe si kabiri, niwizera ijambo ngiye kwereza umwuka wera, arakora igitangaza, kandi uzashima. Nubwo utashimira kuri icano, uzagenda ahantu. Cy'ingenzi nuko ushima Yesu icyo yagukoreye. Haleluya. Bahuza umutima, kuko Elisari ahantu yaravuga ngo ejo nk'iki gindengo ya sayiri izabigura shekeri nke. Niho kuvuga agafuka k'umuceri k'ibiro 50 kavuye ku biro 40, ubukumbi 40 kageze ku bihumbi 3500. Byashoboka se? Ariko ku Mana birashoboka. Umutware igisonga umwami yegamizaga ati, yewe nubwo amarembo y'ijuru yafungura, byashoboka bitese kwingana muri Ukraine bitini yazirashe, ibikomoka ku mavuta ko byahenze. Vuga ngo yes, birashoboka. Kubw'imbaraga z'ubuhanuzi birashoboka ko Imana yaguheraho abandi baburiye. Imana yagenda yinjira mu babembe bahuje umutima. Nje nani duhuza umutima, tugiye kuzana solution muri iyi si. Kababwira, isi yabaye confused. Hari abantu Imana igiye guhagurutsa, kandi nanjye numva niteguye mu bantu bagiye kuzana inkuru nziza, nanjye ndimo. Haleluya. Imana yamaye imbaraga zo mu gihe gikomeye nk'iki ngiki. Muri COVID-19, muri lockdown, nabonye Imana ihagarana nanjye. Nabonye Imana ishyigikira ubuzima bwanjye. Ariko bene data bamwe bari batambitse ibirenge, bagushira ibyuma, bandi bagiye gutangira utubare, imandi bagiye basubiye mu bikingi. Kuki? Ntago bigeze bagwiza imbaraga zafasha mu gihe kizaza. Kambwira igihe kigiye kuza noneho rero bagiye kutwica, abandi badushyire muri za gereza, abandi batubambe, abandi batubabaze. Kubera iki? Barazi ko turavuguruza, turasenya system. Ariko ndumwe mu biyemeje gutara gahanga bagasenya iyo myuka. Imana irashaka ko duhuza, irashaka ko tuba mu bumwe. Gute? Mwakwibajije
intambara ziri mu madini kandi government ikaba ari izinjiramo. Imana yarambwiye ngo ni igishakisha itorero, ariko itorero ntawe ushobora kurimenya. Kuki? Itorero ririgisha imbaraga no gukomera, ariko isi irashaka kwihimbaza, irashyira ubwenge bwabo imbere, ariko umwuka w'Imana akasenya iyo mikorere. Tukavuga ngo Imana ikiza indwara zacu zose, ariko bakavuga ngo ntabwo sidikira, kuko barabizi bafitemo akaboko. Yego barabizi ko genocide abantu kudahuza n'imyiryane niho babayobora, ariko itorero ryaza rikavuga ngo muri Kristo nta muntu nta mutusi nta mukongomane nta bwoko buhari, ariko bakavuga ngo ubwoko bugomba kubaho mu buryo bw'amanyanga cyangwa se mu buryo bweruye kugira ngo abantu be kudahuza. Ariko muri Kristo niduhuza turamenagura kuva gwire. Impamvu imbaraga zibuze nuko turwanyana kubera iyo myuka iri inyuma, ariko nimushyigikira amavuta mugashyigikira impano z'Imana, Mwana shimwe, hari imbaraga ziri inyuma muvuga ngo ati mukozi w'Imana turagukunda, turakwemera, tukuri inyuma, turagushyigikiye, tuzabana nawe. Ukavuga nka Petero, haleluya, kwavuga ngo uzajya nzajyaho. Nkunda ijambo ry'umugabo witwa Yonatani ari kumwe na Dawidi. Dawidi yari umugaba w'ingabo ze amukurikiye. Noneho Dawidi aramubwira ngo twambuke dutere bariya abanyagihome, dutere bariya abanyamahanga, bariya Abafilisitiya. Nuko Yonatani aravuga ngo tugende, ibikuri mu mutima ndabikora nk'uko biri. Biravuga ngo nuko barasimbuka baragenda, basimbuka inkike, ngo bayisimbukisha amaguru n'amaboko. Umva uko guhuza, ngo bagwa hagati, ngo arangije gicamo ibihumbi. Umva nkubwire, izo ni imbaraga zo guhuza. Niduhuza umutima turinjira. Umva nkubwire, umva amabomba akomeye gusenya ibikorwa remezo bya Ukraine bigaragaza imbaraga zo mu mwuka. Iyo turasenga hari amabombe twogereza mu mateka, tukayasenyagura, tukayaritagura, tukasenya indwa, tugasenya ubukene, tugasenya igisuzuguro. Lakotaya zalirimanga, lekotaya zizimango zalima tozi la lakota zaririmando. Turashyigikiwe nubwo utadushigikira, hari Imana izadushigikira. Moridekayi yabwiye Esiteri, aramubwira ngo uva nkubwire nutagira icyo ukora mu gihe nk'iki ngiki, nta kabuza ko Abayuda bazoroherwa bagatabarwa. Nanjye ndi kuvugana na nudashyigikira ubwabo, Imana ifite inzira, Imana ifite aho igiye gucisha. Uzi gukora ikiza ntagikore, bimuhindukira icyaha. Intambwe yaguhagurutsa aho uhagaze, aho maze igihe aho wicaye, n'imbaraga z'umwe. Niduhuza umutima, icyo tuzasaba tuzagikorerwa. Iki tuza guhuza umutima ni iki? Ni ubwibone, ni ishyari, ni amanyanga, ni ukwishyira hejuru. Ibyo numara kubikuraho, numara kubishyihana, Imana iraguha imbaraga kandi irakuneshereza. Umugore n'umugabo badahuje bapfa iki? Bapfa ubwibone, bapfa ishyari, bapfa ubusambo, bagapfa umururumba. Nzabigisha ku mwuka wa ngunda ya rubebya y'umugabo urya ntahage, waryaga akebwa n'akaterwa akarya no kwa nyirabukwe akabimara. Bajya batubeshya ngo nuwahinze iyi misozi y'u Rwanda. Mwuka wa ngunda y'urubebya wo kudahaga, umuntu akarya akebwa n'akataribwa. Washatse umugore aha, wamwubakiye inzu, wamushyiriyeho geto. Yego, niwo mwuka wafashe ndimbati. Ndakavuze. Uri yarasengaga twanga ishuri rya teoloji, ariko ubijandajanda mu gutambika ibirenge. None baramushinja umwana, warabyemera ngo ni yaba indaya yaba atari indaya, ariko yamubyayemo abana kandi amushingira n'inzu. Ariko izo mbaraga bazikurahe? N'ubwibone, n'uguharara, bagukomeye amashyi, wabaye icyamamare, wamenya agakecuru kawe ko n'ubundi imiryango nyarwanda ibabaye, ko ufite abo wafasha ukanyurwa. Niyo seksi yawe ukanyurwa, ariko ukanyurwa. Izo mbaraga zibekamaga ntabwo mfite imbaraga so kugenda nkorakora. Ngomba gusenga, ngomba kurwana ubwoko bw'Imana. N'ubu tuvugana ndarara mu rusengero, niriwe mvuga ubutumwa bwiza. Ngomba gushaka amavuta, ngomba gusenga, ngomba gushaka imbaraga nshya, ngomba gushaka revelation nshya. Kamabwire, mururumba, kwikunda nibyo bintu bituma tudahuza umutima. Banza wihana ibyo, banza ubishyire ku ruhande.
Satani kandi ubwo Imana ikubwira ati shigikira umurimo w'Imana, shigikira yacano, shigikira abakozi b'Imana, ariko uramuza mbahe abapaseri birire. None se uzabona Yesu gute agenda n'amaguru utarabona Yesu muri jewe? Mbubwira ijambo ry'ubugingo bishyigikire. Kamabwiye ntabwo nshonje. Hariho nigeze mbona hanze niba ni mu Buholandi ari gutuka bene data. Murashonje. Okay, reka mbabwire, hari igihe abantu b'Imana bahaguruka ariko bashonje, rimwe na rimwe bakabishyiramo n'intege nke bakanasaba, ariko reka mbabwire ntabwo nshonje. Mu bantu badafite ibyo kurya simbamo. Mfite imivunde, mfite ibishyimbo by'ibigugu, mfite ibyeze, mfite ibigori, yego, mfite amateke, yego, mfite inkoko, amagi zitera ntabwo famiye yanjye yarya ngo yahaga, ndanagurishaho. Ndashaka no kubaka n'ifamu nini cyane ku buryo nzajya ntanga n'akazi. Ubu se wumva shonje? Hari abari burayi muri kunkurikira mutabifite. Muri kuri Imana mfasha kuko na steak muraje. Steak mvuga ni portion y'inyama. Muyimanika ahantu nyine muri freezer hariya mu ukajya muyireba uvuga ati iyi ni orange. Amen. Nubwo hari ibindi dukeneye ariko Imana iduhaye umugisha. Rero mwene data ntudushyire hamwe. Hari abantu Imana aho umugisha, yego ari byo tudafite kandi nawe hari ibyo udafite. Kuko bigira waratangije televiziyo uracyari kuri telefone. Rero bene data dufite ibikomere byo kudahuza, yego, by'amateka aho tuvukira. Dushyire hamwe tukundane. Umva, Imana izaduha amavuta yo gusenya abadayimoni, yo kumenagura imbaraga z'umwijima. Haleluya. Ntabwo kuba Imana iza kubona indamu. Imana ishimwe. Muhabwe umugisha n'Uwiteka. Dukundane, dushyire hamwe, dushyigikirane, tuhane impano, yego, umenye mwene data uko ameze. Haleluya. Kundi itorero. Itorero n'umuryango, bamwe ni imfubyi. Itorero ryatubereye umuryango, ryatubereye inshuti, ryatubereye abavandimwe. Ntabwo ari ko kuryana. Satani aduhindura isenene na kamere tukemera. Senene uzikize mu icupa ziraryana, zirashihurana. Kuki dushihurana? Imana tugiye neza kandi dutabara. Ntabwo Kristo yigeze yemera ko bashihurana ngo bamarane. Yarabwira ati murapfa iki? Murapfa imyanya, agahita baha imikorere. Ushaka kuba mukuru abo mugaragu w'abandi. Ariko turashaka kuba bakingi, nige muhanuzi ukomeye, nigewe doctor, nigewe bishop. Ibyo bigatuma ushyiraho defense, ushyiraho igihome gituma aboroje batakwekera. Yesu nigeze ashyira protocole zingana gutya. Yabaga mu bantu abanzi, wenda muzashake kumenya nanjye nje mbana n'abantu boroheje. N'itorero mfite ri muboroheje, harimo abasanga butaka, harimo abanakirwaye imyate. Hari igihe numva Imana impaho umugisha, nagenda ngashaka nk'amabaro y'imyenda, nkabwira nka gitima mbwira nti tkoranya abaturage bawe, ntitaye ko abakristo nkabambika. Ariko mufite ibifaranga ku makonte, mufite ubwoba, nta wamenye ejo ikamubwire, mukazo bashobora no kwizera. Ariko muri ibyo byose impamvu, haleluya, Imana ijyimo umugisha w'ibintu bimwe wenda bitena byinshi cyane, nuko nanjye mbitanga. Kandi simbe yabizera gusa, ndabatizera akavuga ati bose ni umuntu w'Imana. Ubwo nafite icyo gutanga birambabaza, binjya ahantu. Imana ishimwe. Muhabwe umugisha n'Uwiteka. Navuga ko namwe yagwagurutsa ku irembo watsikamiriweho n'intambwe yo kugira ubumwe, yo guhuza, yo kugira urukundo, yo gukora imirimo mu izina rya Yesu. Muhabwe umugisha n'Uwiteka. Ngo ababembe bahageze, Bibiliya avuga ngo nuko ngo Imana iteze umuriri, nubwo babasiriya ngo barahunga. Bahunze ngo ababembe basanga indogobe, basanga ibyo kurya, basanga imyambaro, basanga ifeza n'izahabu. Umva ntabwo wajya kwambara utararya. Ngo bafashe ibiryo arariye, avuga ati nimaze igihe ntabirya. Njya nibaza impamvu yatumye Imana bateka bagahisha bakagenda batabiriye. Imbaraga zabishize hejuru, abitwa ngo barakomeye, Imana igiye kubamanura. Umva nkubwire, Yohana yaravuze ngo Imana ishyira ikuzimu kandi igakurayo, ngo abari abakungu baraca inshuro, abari abakene none ubu ngubu ni abatunzi. Imana niko ikora. Ndasenze Imana, reka twihane, tubabarire aho twagenze nabi, tuzililiba, twezesha amaraso yawe aho twatandukiriye. Twongere Mwami dukomere, twongere Mana duhagarare, twongere Mwami tugendere mu ijambo ryawe. Mwami ndabasengeye, wabarire gukiranirwa kwabo, wabarire
mwami Imana intege nke zabo, ubabariye mwami aho batandukiriye. Mwami ndagushimiye ko ibyo byose ubakoreye, ubejeje amaraso yawe, kabongeye banezerwe ijambo ryawe. Nanjye kandi mpabwe umugisha nawe ubwo ngaragara imbere yabo, kandi mwami imbere yawe mwami ngaragare nkuboneye. Urakoze mwuka wera, mu izina rya Yesu Kristo neze kubikoze. Amen. Shalom shalom. Turabakunda, mpabwe umugisha n'Uwiteka. Amen.